Bino mwanya makuru agezweho kuri isi mu ncamake aravuga ariko kuri izi nyungu z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Musanze Hatoraguwe Umurambo w'umugabo mu Mugezi uturuka mu Birunga ntaramenyekana byinshi kuri wo. Naho muri Burera abayobozi babiri bakomeye Batawe Muri Yombi bakurikiranyweho kunyereza umutungo wa leta. Mu gihe mu karere ka Kirehe umuturage yatemewe inka ebyiri, umudugudu wose ugahita utegekwa kuzishyura nta mananiza. Aya makuru yose ku buryo burambuye ni mu kanya ndagarukanya kuramburira ntujye kurengera tukabura mu Imana naho iyi ni isi mu ncamake. Kaze nanone mu makuru arambuye tugiye guhera mu karere ka Musanze mu mudugudu wa Bucuzi mu kagari ka Rwebe ya mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze. Abonetse umurambo w'umugabo waruzwi ku izina rya Kwindi ufite ubumuga bwo mu mutwe wabonetse mu Mugezi wa Rwebe ukura amazi mu Birunga. Uyu murambo wa Kwindi w'imyaka 27 y'amavuko wabonetse kuri uyu wa mbere tariki ya 10 Gicurasi 2021 ahagana saa 7 n'igice z'amanywa wabonye n'umuturage warugiye kuyora umucanga muri uyu Mugezi wa Rwebe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirehe Bisengimana Janvier yemeje aya makuru avuga ko kuri ubu nyakwigendera ajyanwe ku bitaro bikuru bya Ruhengeri ngo hakorwe isuzuma amenyekane icyamwishe. Ati nibyo uyu murambo twawubonye hagana saa 7 n'igice. Uyu mugabo yarasanzwe abana n'ubumuga bwo mu mutwe. Umurambo we wajyanwe ku bitaro bya Ruhengeri ngo hakorwe ibizamini. Muri bihe by'umuhundo bikunze kurangwa n'imvura nyinshi, amazi aturuka mu Birunga akunze gutwara ibintu n'abantu batari bake, aho bamwe n'abahitana abandi bakakura ubumuga. Ibintu leta yahagurukiye kuko yatangiye kuhubaka imiyoboro yo kuyobora no kugabanya umuvuduko w'aya mazi. Tukiri mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyeru Kagaba Jean Baptiste n'ushinzwe uburezi muri uwo murenge zirimo abagabo Dieudonné Batawe Muri Yombi bakurikiranyweho gukoresha nabi umutungo wa leta. Ibyaha abagabo bombi bakekwaho bivugwa ko byakozwe mu iyubaka ry'ibyumba by'amashuri muri uyu mwaka. Umuyobozi w'akarere ka Burera wa Nyirigira Marie Chantal yemeje amakuru yitabwa muri yombi y'aba bombi, avuga ko bakekwaho kuba barakoresheje nawo umutungo wa leta mu iyubaka ry'ibyumba by'amashuri mu ngengo y'imari y'uyu mwaka. Bafatiwe bakaba bacumbikiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Rusarabuye. Aba bagabo bahamijwe ibyaha bakurikiranyweho bashobora gufungwa imyaka igera kuri 7 nk'uko biteganywa n'itegeko rigendanye no kurwanya ruswa ndetse n'ibyaha bigendanye nayo. Dukomereze amakuru yacu mu karere ka Kirehe. Umubyeyi wo mu karere ka Kirehe warutunze inka ikamwa niyayo zatemwe n'abantu bataramenyekana ku buryo zitabasha guhaguruka mu kiraro. Ubuyobozi butegeka ko abatuye uwo mudugudu bateranya amafaranga bakamushumbusha. Mu gitondo cyo kuwa mbere mu mudugudu wa Rwabigabiro mu kagari ka Muganza mu murenge wa Gatore hamenyekanye amakuru ko inka ebyiri z'umugore witwa Kanziza Jeanne zatemwe n'abataramenyekana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatore Ntagwabira Oswald yavuze ko uyu muturage yarasanzwe akamiye inka ariko ngo agatungurwa no kubyuka agasanga inka ze bazitemye. Ati yari afite inka y'imbyeyi ifite inyana imaze hafi umwaka cyangwa habura amezi make. Babyutse bagiye gukama basanga iyo nka bayitemye mu kiraro niyayo zose bazitemaguye imitsi ku buryo zitabasha guhaguruka ngo zigende. Yakomeje avuga ko bahise babimenyesha ubuyobozi nabwo buhita butangira gushakisha abakoze icyo gikorwa kibi. Manga abagize inama y'umutekano itaguye y'akarere bayobowe n'umuyobozi w'akarere wungirije, abayobozi b'ingabo na polisi ngo bahise bahagera baganiriza abaturage bo muri uwo mudugudu anafatirwa imyanzuro. Ati izo nka zahawe agaciro kuko urebye uko bazitemye ntizakomeza kubaho. Basabye ko zagurishwa zikabagwa amafaranga avuyemo akaba make, abaturage bazateranya andi agurirwe izindi nka zose hamwe zahawe agaciro k'ibihumbi 800. Gitifu Ntagwabira yavuze ko guteragiriza aya mafaranga hari nk'igihano bahaye aba baturage kuko batarinze iyo nka kimwe n'umutekano w'umudugudu wabo muri rusange. Abaturage batuye mu mudugudu wa Rwabigabiro bemeye gutanga amafaranga kuko batakwishimira ko mugenzi wabo adakomeza korora kubera bamwe muri bo batemye inka ze. Abayobozi b'umutekano basabye abaturage kwirinda ibyaha by'ubugome byo gutema inka kuko bihanwa n'amategeko. Abantu 5 bahise batabwa muri yombi bakekwaho gutema izo nka bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gatore mu gihe iperereza rigikomeje.
twerekeze no mu karere ka Nyamasheke. Inzu 39 zo mu Mudugudu wa Buhemba akagari ka Ngoma mu murenge wa Busheri mu karere ka Nyamasheke zasenyutse, izindi 28 ziriyasa, bikaba bikekwa ko byaturutse ku mazi menshi ari munsi y'ubutaka. Ibi byabaye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere tariki ya 10 Gicurasi 2021. Bamwe mu baturage bavuga ko hashize igihe inzu zaratangiye gusaduka kugeza kuri uyu wa mbere ubwo umusozi wari dukaga zimwe zigasenyuka. Bizimana Joseph, umwe mu baturage, yagize ati byatangiye mbere ubwo twabonaga inzu ziri hano ku muhanda ziyasa, dukuramo abaturage bajya gucumbika, ariko mu ijoro nibwo abaturage batubwiye ko inzu ziri kugenda. Emmanuel yavuze ko nka saa 8 aribwo batangiye kumva utuntu tw'urwondo turi kugwa ku nzu zigakaka, nuko ngo batangira kugenda basohoka basanga haruguru byagiye bisatagurika mu nzu, barahunga bajya ku baturanyi naho ngo birasatagurika, ngo bimutse nka gatatu, aho bageze hose naho basanga bafite icyo kibazo. Abaturage bagizweho n'ibi byago bacumbikiwe na bagenzi babo baturanye, ariko barasaba ko bafashwa bakabona aho batura. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mukamasabo Apolline yagize ati iyo nkangu twatekereje ko ari ikibazo cy'imiterere y'ubutaka, bishoboka ko mu munsi y'ubutaka harimo amazi, bikaba aribyo byateye inkangu. Icyo twihutiye gukora, twahise dukuramo abaturage imiryango 74 bose bamaze kubona haba bacumbikira, naho abandi ntibarababona. Aba bacumbikira twavuganye na Croix Rouge itwemerera amahema yo kubacumbikira. Inzu 39 zasenyutse, naho 78 zirisatura, imiryango 74 igizwe n'abantu 395 yabonye abayicumbikira, naho imiryango 43 igizwe n'abantu 136 ntabwo barabona ababacumbikira. Imyaka irimo y'ibisheke, intoryi, ibishyimbo n'amashyamba byagiye, ariko ingano y'ibyangiritse ntiramenyekana neza kugeza ubu. Ndagushimiye cyane ko warunkurikiye muri aya makuru. Ni amakuru kugira binyuze kuri simu ncamake, naho yakugezaho nitwa Abraham w'Imana. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu atajya kugeraho mu mbere nta gutinda. Mwakoze cyane kandi mukomeze kugubwa neza, mugira amahoro y'Imana, naho utaha mu yandi makuru.